Yesu we ushobora kuba nakererewe rwose. Ariko ntekereza ko amasaha cyane. Dade, waramutse. Waramutse neza. Umeze uteze? Ndashima Yesu. Kwambaye neza se noneho uragarukire ku murimo w'Imana. Iki gitondo? Kuzindutse se. None se si byo byiza? Ni ikosa burya gukerererwa no kwiba. Ntukabikore. Nanjye mvuye mu gasiporo kugira njye mu kazi numva ameze neza. Ugeze aya masaha ukiri muri siporo? Irango nkore n'agatuza dore karimo karaza. Birakwiye. Ngo? Ubu uragiye. Ahubwo ntunganyiriza karavati. Ko bimeze neza. Noneho ugiye kwigisha abahe? Sikugiye kuzaba na pasiteri? None se si byo? Sawa rero nanjye reka nitegure njye mu kazi. Okay, bonne journée. Masengesho meza. Sawa. Dadi. Karame. Ariko nagushakaga hari ikintu cyako ko tuganira utaragenda. Kiratinda? Oya na kanya gato. Okay. Dadi, nkuko nari nkubwiye rero ko nkushaka ngira ngo tuganire. Mama mubona kenshi gashoboka kuruta wowe, dore ubu kuba nkubonye hari hashize icyumweru hari niba ntibeshye ntarakubona. Nsangamo nafitanye ikiganiro cyane kuruta uko tujya tuvuga. Urumva nyine niwe mbasha kubona kenshi gashoboka. Mva mu kazi wowe udahari nkajyayo wagiye, niwe mbona kenshi nyine. Nagira ngo rero nkusabe, nabonye mama avunika cyane. Gufura niwe, guhinga niwe, guteka niwe, mbega buri kimwe cyose. Nagira nkusabe nk'umwana nyine mu rugo, wenda ube wadufasha ku rusengero ujye uhaha iminsi mikeya no mu rugo haboneke. Wenda mama ashobora kuba arimo gufura, wowe ukaba uri hari uhinga cyangwa ugira n'utundi umufashe. Mama aravunika cyane, nanjye nabyitegereje mbona biri ngombwa yuko nkusaba. Ubaye wanyemerera rwose wabukoze. Ariko ntabwo birimo kureka umurimo w'Imana. Hoya, umurimo w'Imana uzawuha iminsi yawo no mu rugo ujye uhaboneka. Ndabyemeye. Ariko nicyo cyamurakaje gituma sigaye afite uburakari. Dadi simbizi ariko nabyo byashoboka. Urumva niba mama acaha udukwi niwe, gufura niwe, guteka niwe, buri kimwe cyose. Ugira ikibazo. Ngiye kugusaba ibyo usigawashijemo. Cya kabiri ngiye kugabanya iminsi nshaka umwungiriza mu mwanya azajya afasha bimwe. Humura kandi hari abantu bemeye kuzajya baza guhinga gufasha umukozi w'Imana mu gihe runaka, niko babivuze. Kandi urumva abo dusengana hari uburyo bwo kugenda dufashanya. Niko nashyizeho amatsinda, rimwe kwa runaka, ikindi gihe kwa runaka, kugira ngo turwanye n'ubukene, inzara itazatwinjirana, umurimo w'Imana ugapfa. Hanyuma rero ntugire ikibazo, ibyo biraza kuba. Nzajya mfata iminsi 3 ku cyumweru, ku wa gatanu no ku wa gatatu. Indi minsi yose uzajya mu rugo. Uzajya uri hano mu rugo. Wow, Dadi ndagushimiye kuba wumvisha icyifuzo cyanjye. Mama nawe kandi ndumva bizamunezeza. Okay, reka ngende rero ku murimo we. Sawa rero, Imana ikurinde, nanjye reka nitegure mu kazi. Witegure ko tuzajyana ubutaha gusenga. Hari umushyitsi mwiza cyane. Oya, nanjye subizi ko mbikunda se. Reka dusenge. Ndagushimiye Yesu, ngiye ku murimo wawe. Sigare mu rugo kandi ufashe abana mu muryango, twese uduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nkawe koko mu by'ukuri ndakubwira ngo
umpanagura igikapu none reba amasaha nageze kandi gahunda yo kugenda irageze none urumva nta soni ufite reka n'ibingibi biracyari mu matwi nta soni igihe naguhaye kino gikapu usangaye ntabwo nakikwihere nkubwira ngo ndakijyana ku kazi nta soni ntabwo bike n'ibiki akundi reka nkubuze shaka uzi ni sangaye nakubwiye sangaye akundi wona nyokobuje ubundi mu mwikisha ndagenda mu kanywiki ndakubaje ndagenda mu kanywiki we na nyokobuje mwafashe nk'ipazopo mwafashe nk'ikibumbano kiba muri uru rugo ku buryo umuntu ajya kuko mushaka nta soni ntabwo ngo himba yanjye ndagutunze ndaguhatse ndaguhemba nkagira gute warangiza ukananye nkukaryo ukagira gute nanakubwira ngo umpanagura igikapu ukajya mu miziki ngo ukanwegera nta soni nkubwire rero wabo utaragenda ukwezi kwa gusi ndavuze ngo hagaranga ukwezi kwa gusi kumaze igihe kingana iki uzi kubura iminsi 3 uramenya utazavumvura ushaka umushahara yose ndayagukase ahubwo nsigayemo ideni ry'ukwezi kuzakora ndumva banza unyumve byabe ndumbwira ngo mama yarwaye nyohereza amafaranga ibiki n'ibiki ubu tuvugana nona ukasuka ukwezi kose kandi no kukurikiyeho ungeme ideni rya 5 uranyumva neza dore ko turumbura nk'umutubu ndavuze ngo giye tujya kubyara ngo cyangwa kireke hasoni kundi wanze nkagahata n'imigera ahubwo wagira akazi we ubundi ari ndani ariko noneho uyu munsi no kwandika mu mateka byagenze bite mama oya kubona twamwirira ngo yiriwe ahangaha ariko se burya dada ari hano baba se wari uzi ko kumwe abugiye no uzi ko yagiye nanzi ko yagiye kubera nta mwumvaga nako noneho rero yerekana nto tuganire tubive imuzi urumva ariko dutuje kugira ngo tutamurakaza urumva wese we ngiye nibajije ko uyu munsi yahiriwe yabagize ikibazo byari byanyobeye ntabwo wigeze umuvugisha se nese ko nzi ko hajyaga abyukiye amarumba agenda azinduka agenda ukabona agiye yarwaye tukaba tutabimenye wamuvugishije nibura ngo wumve ko ari muzima njyewe naho ubundi uze muntu wanjye dadi karame ase uri hano noneho wiriwe neza meze ute meze ute we papa ndashima Yesu mugize igihe cyo kuramukanya n'ukuri kw'Imana kakari hano we nda muntu wanjye comekera hariya mukanye mbere n'umvira cyumweru cyose ntabona dadi uyu munsi nuwo kuganira turakubonye comeka ibiki kambe ngashize hano oya karekera nta kibazo undi se wa mugane wayirekeye ahangaha muziki wawe ntujya ujya kure wiriwe neza dadi meze neza amahoro nawe wiriwe hano ntiwagiye mu kazi ngiye kujyayo mu kanya mu gitondo ntabwo twakoze byabaye ngombwa yuko hari gahunda zari ziriho nanjye uyu munsi ntabwo nagiye mu murimo w'Imana mu ivugabutumwa nasanze nshobora kuzajya mfata iminsi imwe mikeya mu cyumweru hanyuma nkaboneka hano mu wakabyara icyubahiro ni cyawe Mana dadi nukuri yego wateke azajya dukora n'icyumba hano cyane ngo icyumba hano mu rugo tukajya dusengera hano mu rugo ukazana babandi mwiriranwe iyo ngiyo bakaza hano mu rugo hagaha iki si imigisha yongera none se reka nibarize abo bantu bakaza bagafata icyumba ahangaha nkazijajabira nte byakubuza se ntuzi ko baje bagufasha bimwe mu mirimo uzi ko umurimo w'Imana bagomba kugufasha ariho imigisha yiyongera niba basanze uri kumesa baragufasha niba basanze uri guhinga baragufasha niko ubukirisitu ubundi bigenda ariko dadi nagiye kure y'iryo mama avuga ubundi buriya duteranye turi batatu njyewe nawe na mama
tugasenga Imana ntiyatwumva ubundi muri iyo minsi uri hano muri ya yindi wapanze kujya ku rusengero ukajya uhura n'abo ngabo. icyo ni icyifuzo cyiza. nanjye icyo nongeraho urumva ku mwana wanjye ihangane nk'umuntu w'umugabo ufata icyemezo gifatika uvuga uti urugo ndugeneye iminsi runaka ariko urugo aba arwo rugira iminsi myinshi urabinyemerera umurimo w'Imana tuwureke wowe ntabwo twawureka ni ukuri winshaka kunteranya n'Imana ni ukuvuga ngo uragira uti hano mu rugo mpahaye iminsi 5 2 aba ari ujya muri ibyo ngibyo byayo ngewe nicyo cyifuzo cyane sinkongere kwigisha abizera bashya gukurikirana ibya mu gitondo by'urabinyemerera kwibature muri nibature hose mubujije kuyobora icyumba cy'amasengesho tubirekere nyine ndagira ngo nkubase kandi ni byiza ko tujya inama. Ariko dade ubundi buriya kuyobora icyumba cy'amasengesho umuhungu wanjye reka nawe ndaguha umwanya ntabwo azasubiza ariko ari byo ngiye ntanumva icyo jambo ngo icyumba ariko aho icyo cyumba ongeraho cy'amasengesho icyo ubwo se n'abadamu bazamo seda muri icyo cyumba cy'amasengesho n'abagabo none se hano ntituri mu cyumba abagore n'abagabo mu cyumba cy'amasengesho ko bigeze birebere mu oya dade icyo mama ashaka kukumvisha aragira ngo akwereke ko guha umwanya mu rugo naho bikenewe no ku rusengero ukagira umwanya wawe. Ndabikunze dore n'ejo bazaza gukora umurimo. Oya umva turekeraho twavuze byinshi bazaza kugufasha ejo bazaza kugufasha uzi ko umukobwa wawe yaje ahangaha akakubura akirirwa umwana akagutegereza akakubura ibyo bintu wari ubizi ibyo tubirekeye by'amasengesho ukagira Imana yo sindi pfobesha ibyo wari ubizi ariko umuntu wanjye kuki utambwiye sinaraya simbana namuhamagaye namushimira yuko yafashe umwanya nkamenya buriya naba afite ikintu cyo kumbwira icyifuzo ndababaye nese nabaga nakubonye nabaga uzinjira ijoro ariko mami ziko nibutse ko igihe sister yari ari hano nari nagusabye ko nzajya kumusura kutigeze umpuruhushya ngo njye mwana wa rwose nubishaka uzajyeyo ahubwo uzareke tuzajyana yego nukuri ko Imana ngiye kwirebera umwana ngaho se tegura tuzagenda umbwira umunsi nanjye nakuruhushya mu kazi urabivugaho ikira ibyanyu sinabishobora reka nigende muzagende Mama Mary ndakumva se watebutse tukagenda ubu mama Kate ntiyarambiwe ra kanza ye woroshya reka tugende buri wasanga yatuze bacumbagira se wowe ugira ngo aya umwe ariko se reka nkingeho oya nzabiguha imushyire ubwo numva mbese nga tugende ngaho reka kinga Mwena tugende nyoka aho se ubwo abaretse kugenda hakubaza Mary Susi nambaye neza nk'umuntu ugiye i Kigali unyiryaho ntunyiryaho ariko ye oya ntago ndi bugusebye oya unabifunze n'ibipesu bifunze neza ngaho nanjye ndebera se have byiho noneho reka nkubwire nuko ugerayo wa mugabo arahita avuga ati dore mabukwe ntagasubize n'udukweto twiza ariko ndebe ako se ubundi bwari bumenye ko tuba mu cyaro turi abasiri hano reka tunywa ibintu wampaye biraremereye ngaho jya imbere umwana ajya imbere oya Imana ishimwe ubwo tugiye di
abana ni igitangaza ni ukuri kuva mwana uramenye ntuzajya utura ahantu nk'aha ngaha ntabwo nahazi umunsi imana aguhaye kubaka reka aga mbega agasozi we aka niko bavuze wanjye ndumva nananiwe ndumva ntege hanze ubwo ni icyo tugenda